ese wari uzi ko hari inzira zigera muri esheshatu ushobora kuba wakwifashisha maze ukagera ku bukire burambye cyane? Ni inzira eshatu zakuwe ubushakashatsi mu gihe kigera ku myaka 10 n'abagabo 3. Ubushakashatsi bwakozwe n'uwitwa Baclaze Palmer buza gusuzumwa n'umugore witwa Pamela Rodriguez, hanyuma buza gushyirwaho ijambo rya nyuma n'uwitwa Michelle Lezenstone. Akaba ari umwe mu bakora system zicunga amafaranga ayangaya akoreshwa ku mbuga nkoranyambaga. Akora n'izindi system zicunga aya mafaranga mubona boherezanya hirya no hino avuye mu bihugu bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero ni umwe mu bagabo b'abakire bakoze buno bushakashatsi bw'uburyo ushobora kuba watera imbere, maze badusangiza ibyo bifashije kugira ngo babe batera imbere. Ibyo nanjye ngiye kugusangiza muri no video itari buze kumara igihe kirekire kugira ngo twese tube twafatanya mu kuba twakurana. Guhaye ikaze, njye nitwa Mr. Egide nk'ibisanzwe, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri numero wacu BN Point TV, kanda like kuri video ndetse nuza no kubishobora kandi subscribe kugira ngo tuzajye tubana, dore ko nta kibazo gihari. Tibagire kanda like kuri video. Reka nguhe ikaze. Abagabo batangiye ubushakashatsi mu myaka 10 ishize, hari mwaka 2015 niho batangiye buno bushakashatsi, baza kubushyira hanze muri uyu mwaka ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2025 nibwo babusohoye. Murumva ko buracyari bushyashya. Ni ubushakashatsi bwagaragaje intambwe esheshatu ushobora kwifashisha kugira ngo ube wabona amafaranga. Kubera iki bano bagabo bakoze buno bushakashatsi igihe kirekire kandi nabo ari abakire? Kwari kugira ngo basohore ibintu biri accurate cyangwa se ibintu bifite ireme buri muntu wese ashobora kuba yakifashisha akaba yagera ku bukire. Hari rero waba wibaza ngo ni gute nakira? Dore inzira ngiyi ngiye kuba nayikugezaho muri iki kiganiro. Uburyo bwa mbere bano bagabo bavuze, baravuze ngo utangira kwibikira udufaranga hakiri kare, cyangwa se utangira gusevinga hakiri kare. Hari abantu bagera mu kazi bakavuga ngo nzatangira gusevinga nimara imyaka byibura 4 ndi gukora, maze kurya isi, maze kuba narya ku mafaranga. Ariko bo bakugira inama yo kuba watangira kwibikira amafaranga hakiri kare, cyane ko burya ngo ari byo bigufasha. Ndetse banasobanura ko umuntu yabitse amafaranga hakiri kare bizatuma muri cya gihe azagera kumva noneho ari bwo akeneye amafaranga cyane, azafite udufaranga azaba yaribikiye, bigatuma ubuzima bumworohera. Ngo umuntu utabika amafaranga ku mafaranga akorera cyangwa se kuyo agenda abona ku ruhande akagenda yica ubusa ngo ari makeya, ngo nta bukire ashobora kubona. Niyo nzira ya mbere babonye yuko ushobora kuba wagera ku bukire ari ukubika amafaranga cyane. Uyu mugabo avuga ko ngo mu mafaranga yakoreraga yagiye abika amadolari 20. Iyo wumvisha amadolari 20 umva ko ari amafaranga makeya, ariko ngo buri kwezi yabikaga amadolari 20. Mu gihe cy'amezi 10 yaragize amadolari 200. Avuga ko mu myaka 3 yari afite amadolari asaga hafi 1000, aricyo yatangije business agatangira agakorera amafaranga. Murumva ko yavuze ko bisaba igihe, ntabwo ushobora kuba wakirukanka ngo utangire ube waba umukire nk'uko tubyifuza, cyane cyane ko burya ngo urubyiruko tugira ikibazo cyo gushaka gukira hakiri kare, tukumva ko niba utari gukira uyu mwaka bitazakunda. Ariko we avuga ko burya niba ushaka gukira byubake bibe mu bintu bubatse cyane, nutangira gusavinga udufaranga ujye uvuga ngo uko dukeya, ahubwo reba igihe bizamara aba ari byo uzavuga ngo yabaye makeya bitewe n'igihe wakoze. Inzira ya kabiri baravuze ni inzira nziza cyane. Yaravuze ngo wirinda gusohora amafaranga ya hato na hatoya ku bintu ubona udakeneye. Mu Cyongereza biravuga ngo avoid unnecessary spending and debts. Wirinda kuba wasohora amafaranga mu bintu ubona bidakenewe, ndetse no gufata utudene twa hato na hato. Hari umuntu utambuka ku kabari akavuga ati nubwo ndafite igihumbi cyo kugura icupa, reka mpamagare runaka kinyohereze, nimpembwa nzakimuha. Cyangwa se umuntu akaravuga ngo ubwo wasohotse phone nshya reka nanjye nyigure. Ibi rero nibyo avuga ngo wirinda kuba watakaza amafaranga mu bintu ubona bidakenewe. Niba ubona ibintu utabikeneye irinde kuba wabigura. Yatanze ingero avuga ngo hari ibindi bintu abantu bajya bagira nkaho bitarya amafaranga, ko guhora bagura imyenda, buri gihe uko yahembwe ngaragura umwenda, kandi ugasanga muri ya myenda yaguze mu mezi yashize itari yasaza. Ahangaha rero avuga ko niba ushaka kuba wabikibikira amafaranga ugomba kugerageza gukatinga cyangwa se kugabanya ibintu by'amafaranga ubona bitari ngombwa, ugakora ibiri ngombwa. Muri covid baravuga ngo dukora ingendo za ngombwa. Uyu nawe rero atugira inama yo gukora ibintu byibura biri ngombwa. Ukabanza kwibaza ngo ese ibintu ngiye gukora ndabikeneye, cyangwa se ahantu ndimo ndashyira amafaranga ni ukwishimisha, cyangwa ndimo ndagerageza kuba natuma abandi banezerwa. Hari abantu basohora amafaranga kugira ngo abantu bari kumwe babone ko ari abantu barenze. Nibyo yavuze ngo kugerageza kuimpressinga abantu cyangwa se kubemeza bavuge kuri igitangaza. Ahangaha hatangaza ko umuntu uri mu nzira yo gutera imbere ntago akorera kugira ngo abantu bamwite igitangaza. Niba ushaka gutera imbere kora kubera ko ibyo ugomba gukora bikeneye, atari kugira ngo abantu bagushime. Ibyo gukora ngo abantu bagushime nta kintu na kimwe uzigera ugeraho.
Yaravuze ngo nimba ugiye kugura ikintu banza urebe ko nta kindi kintu ufite gisa nacyo. Aha ndavuga ku nkweto, imyenda ndetse n'ibindi byo mu nzu, aho yavuze ko hari umuntu ugura inkweto nyinshi kubera ko abona zikeneye. Nzagura Air Max y'umweru, ngure Air Max y'umukara, ngure Air Max y'umutuku kugira ngo abantu bakunde babone ko nabemeje nzi kwambara neza. Ariko avuga ko burya ngo umuntu ushaka gutera imbere amenya business ze, akamenya ibyo akeneye kurusha uko abantu bamenya ibyo akenewe ubwe gusa. Ngiye abantu batangiye kugushimagiza burya ngo ibintu byose biba byapfuye. Iyi ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya gatatu ati niba ukorera umushahara cyangwa se amafaranga yose waba ukorera ku kwezi, ukeneye byibura kubika 15%. Ibi ngibi yabivuze avuga ko nimba ukorera amafaranga ukaba umara ukwezi kwashira ukabona ibibazo ufite byamize amafaranga yose birayamara, ntabwo uzigera utera imbere n'umunsi n'umwe. Uko niko yabivuze. Yavuze ngo nimba ushaka kuba wakira byibura jya wiga kuba wasevinga cyangwa se wabika byibura 15% by'amafaranga uhembwa buri kwezi. Nimba uhembwa 100,000 byibura wihangane mu 15 ube wabishyira kuri konti yawe bibe byahabikwa, cyangwa se 20,000 bibe byahabikwa kugira ngo ejo nugira ikibazo ube wabikoresha utagiye gufata amadeni. Ibyo bituma ya mafaranga yandi uzahembwa uzabona icyumba gihagije cyo kuba wabika andi mafaranga arenze ayo wari wabitse bwa mbere kubera ko wari bikiye neza. Naho yavuze ko ngo hari abantu bahembwa amafaranga bakagenda bakayarya kugeza arangiye kubera ko batekereza ko mu kwezi gutaha bazahembwa andi. Ariko yagiriye abantu inama babwira ko ku muntu wese ukorera amafaranga cyangwa se icyo twita umushahara nta na rimwe azigera akira mu gihe atize kuba yabika ku mafaranga aba yakoreye. Mu gihe rero amafaranga yose ahwana n'ibibazo ufite ku kwezi, gusezere ku bukire kubera ko ntabwo uzigera ukira n'umunsi n'umwe. Iyo ni intambwe ya gatatu ijyanye no kubika 15% by'umushahara wawe. Intambwe ya kane yaravuze ngo ongera amafaranga byibura uwinjiza ku kwezi. Ahangaha ntabwo yavuze hahandi uba usanga umuntu akora akazi bamuhemba wenda tuvuge 100,000, ntabwo yavuze ngo ubwire boss akongeze kuko ashobora kutabikora. Ahubwo yaravuze ngo ukwiye kwibaza ngo ese ni iki nakora kugira ngo amafaranga yongere. Numara kwibaza icyo kibazo ngo uzasanga ukeneye akandi kazi kari hanze yako ukora, bivuze ngo uzaba ukeneye uturimo tubiri, hari akukora hari n'akandi kitwa ngo extra work cyangwa se ka kazi ukora uvuye ku kazi wakoraga. Hari abantu benshi usanga bakora wenda mu office runaka ariko nimugoroba ugasanga barimo baracuruza. Abo ngabo rero niba bavuga ko bagomba kuba bakire kubera ko bafite utundi turimo ku ruhande tubabyarira inyungu kurusha uko baba bakora akazi kamwe. Yagize ati nimba ushaka kubona amafaranga kandi ugomba kurushaho kwihugura muri ka kazi ukora kugira ngo ejo nihaza promotion cyangwa se nihaza impinduka uzakagumemo. Nubona utarimo urihugura ari akazi kadashobora gutuma hari ikintu unguka gishyashya, ako kazi yavuze ko kadashobora gutuma utera imbere nta na rimwe. Aha yatanze nk'urugero aravuga ngo nimba ukora mu ruganda rukora matera, n'urugero akazi kawe ari uguterura matera ivuye mu ruganda uyishyira mu modoka. Yavuze ko utazigera ukira kubera ko nta bumenyi bushya wunguka kubera ko uhora uterura ukura aho bakoze ujyana mu modoka. Ubumenyi ushaka ni ubumenyi bujyanye no kongera ibyo wakoraga ukabigiramo ubumenyi buhagije. Intambwe ya gatanu, jya wirinda bwa buzima buryoshye bwo kuryoshya. Ati iga kubika amafaranga, wirinde gusohora menshi ndetse wirinde kuyarya nka voka zahiriye rimwe. Ati hari abantu barya amafaranga ukagira ngo na voka zahiriye rimwe bakayarya nk'abari kuyikuraho. Ibi rero nibyo yavuze ngo jya wirinda kuba warya amafaranga voka zahiriye rimwe, wige gusevinga, wirinde kuryoshya mu gihe nta kintu urageraho. Yagiye avuga ko uburyo ngo ikintu kishe abantu muri iki gihe cyane ni ukureba ku bandi uko babayeho, wareba uko mugenzi wabayeho ugashaka kubaho nkawe kandi utazi aho akura. Niba ushaka iterambere wireba mugenzi wawe, ureba ku ruhande rwawe urebe ngo ni iki nkeneye kurusha ikindi. Nushaka gusa neza nk'abamaze kuyageraho ngo nta mafaranga na makeya uzigera ugira. Ibyo nibyo agenda atangaza. Intambwe ya nyuma yaravuze ngo mu gihe wumva nta bitekerezo ufite by'uko wabona kandi kazi wakora, jya gushaka abandi bantu bagufasha gushaka ibitekerezo byo gukorera amafaranga. Nimba abantu mubana batakugira inama yo kuntu mwakorera amafaranga yandi yisumbuyeho ku kazi mwakoraga, yagize ati abo bantu baba bakwiye kwiga kubareka kubera ko ntabwo ari inshuti. Inshuti ya nyayo ni wa muntu kwigisha uko bakorera amafaranga mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nimba uyu muntu utamufite, nta kazi ufite, ntabwo uzigera utera imbere. Jya wiga kugirana n'abantu bagufasha kubona amafaranga. Nimba udashobora kwiha ibitekerezo, abantu bashobora kuba baguha ibitekerezo by'ukuntu nawe wabona amafaranga. Mu gihe rero ugenda n'abantu na rimwe badagira ibitekerezo byo gushaka amafaranga yisumbuye kuyo bafite, kubera ko ngo hari abantu baba baragezeho bakumva ko banezerewe, avuga rero ko ukwiye kuba wakitandukanya nabo. Icyo cyari ikiganiro, wakoze cyane nimba wagikurikiye. Ujye muri comments utubwire igitekerezo cyawe uko wumva bimeze.